wenda nawe byakubayeho kubona abakobwa benshi bari hamwe maze ugatekereza ati kandi ninde nahitamo mwabariya, ariko buri wese ibyo yatekereza byose kandi nubwo yahitamo uko yahitamo kose, buri musore aba ashaka guhitamo umukobwa utarabonanye n'abagabo benshi. Uyu munsi wa none benshi bagenda babyibeshyaho kubera ko hari igihe umukobwa yanze ko muryamana cyangwa wenda akanga ko muganira ibindi bintu runaka, ndetse ubwe akagerageza kukwereka ko atigeze amenyana n'abandi bagabo, kubera ko nta nubwo wapfa kubona umukobwa n'umwe ukwemerera ngo akubwire umubare w'abagabo bose bahuye. Niyo mpamvu rero ugiye kumva ibi bimenyetso bigera ku 10 bizakwereka ko umukobwa muri kumwe cyangwa se wenda undi muntu muziranye nyine w'umukobwa yahuye n'abagabo benshi ndetse kandi baryamanye. Ibi ngibi urabimenya neza kandi unasobanukirwe, kuko si abasore benshi bazifuza guhitamo abakobwa bahuye n'abagabo benshi. Buri musore aba yifuza ko yahura n'umukobwa w'isugi, ariko se wenda uramutse ubonye uwo muhuye atari isugi wabyifatamo ute? Ese kandi si byaba byiza yuko umushaka uzi neza ko atari isugi, wenda wazasanga ari ryo mu by'ukuri waribeshye ku bimenyetso, bikaba ari byiza kurushaho. Ikaze rero mu muryango mugari wa Overworld TV Rwanda, njye mugiye kubana nitwa Thomas. Ikimenyetso cya mbere, umukobwa ukunda gutuka abagabo ndetse akabita imbwa, kenshi akagenda basuzugura ndetse kandi akabona ko nta gaciro bafite imbere ye. Ni ukuvuga niba yatinyutse kuvuga ko umugabo runaka ari imbwa, nuko yagerageje kubakompeya kandi akabashyiramo ikigereranyo, hanyuma agasanga benshi bahuye batandukanye n'uwo nguwo nyine bari kumwe. Kuba rero yakifata akabita imbwa cyangwa se wenda akita uwo mugabo imbwa ko adashobotse, no kubera ko hari byinshi abazi ku bandi bagabo ndetse kandi bagiye bamenyana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ashobora kuba wenda yarajyamanye n'abagabo runaka, hanyuma wenda yabona ubushobozi bw'uwo nyine baba bari kumwe agatekereza ko adashobotse, ndetse kandi ubushobozi yabonye muri ba bandi akaba atakibubona. Wikumva rero ko uwo nguwo yisimbwa ari wowe azita umugabo, kubera ko ugerageze gutekereza kandi ngo mbese uriya yise imbwa we si umugabo. Niba ubibona mu maso yawe kandi ukabona ko ari we, tekereza wibaze ngo mbese kandi n'iki gitumye amwita imbwa. Niyo yaba ari umugore ndetse akaba atubyumva kimwe n'undi mugabo runaka, ntabwo yemerewe kumwita imbwa, kubera ko imbwa ni ikintu gisusuguritse cyane cyane iyo izina ryacyo rifashwe hanyuma rigahingana n'izina ry'umuntu. Umugabo wari ukwiye icyubahiro cyangwa se wari ukwiye guhabwa icyubahiro, ugasanga yiswe imbwa mu ruhame rw'abagabo. Nawe birasaba ko ubasha kugenzura uyu mukobwa, ndetse wakumva yise undi mugenzi wawe ko ari imbwa, ugatekereza ko ari wowe ugiye kuzakurikiraho. Ntabwo ari abakobwa benshi bazatinyuka kuvuga aya mazina mu ruhame cyangwa ngo batuke abandi bagabo mu ruhame. Uyu rero kuba yatinyutse akabivuga, menya ko hari abandi bagabo benshi bahuye ndetse kandi batari wowe. Hanyuma utangire kwishyira muri season kandi yo kuba wababara, ariko gusa niba udashaka kubabara, uyu nguyu rwose wikwirwa umwirukaho, kandi rwose nicyo gihe ngo ubashe kumureka maze utangire n'ubundi buzima bushya. Ubwo akenshi usanga wiruka kuba gusiga hanyuma ugasiga bagusanga, ariko na none ntago ukwiye kumva ko ari wowe ukwiye gutora icyo ubonye. Ntago nakifuza wowe uri kumva iki kiganiro ko ari wowe wazaba mu basore bicuza cyangwa mu bagabo bicuza, ugatangira kwifuza impamvu wakunze uwo mukobwa nyamara atari we. Mwagakwiye kuba muri kumwe. Ikimenyetso cya kabiri, niba umukobwa muganira ukumva nta biganiro biri seriye ashaka kuvugaho, kenshi kandi iyo uvuze amagambo atebya uba wumva hari, ariko iyo utangiye ibiganiro biri seriye cyangwa mu by'ukuri bya nyabyo, utangira kumva byihunza ndetse agatangira kubabara. Ese uwo muntu utabasha kuganira ku bintu biri seriye muraganira iki kandi n'ibiki mukivugana? Ese ntugomba kumenya ko uri uw'agaciro kandi ugomba kuganira n'abafite impamvu nyinshi zo kuganira nawe? Uwo nguwo utumva ibintu byawe biri seriye arashaka kuzahora amwishimisha ndetse kandi umusetsa, nta kindi kintu akubonamo kizima. Icyo bisobanuye ni uko uwo muntu ugomba kumureka ndetse ukamureka rwose akagenda. Mupepere umubwire ko hari abakobwa benshi kandi ko ugomba kuzahojwa uwo ushaka. Manza kandi utekereze ko mu buzima bwawe umuntu mugiye gushakana cyangwa uwo muzabana ni umuntu uzajya ubona muri gitondo uko ubyutse, yemwe kandi nuva ku kazi nimugoroba wongera umubone. Ari nayo mpamvu nkubwira ngo banza witonde kandi ushishoze
Niba umugore mwiza umuhabwa n'Imana, senga kandi nawe ugerageze gukoresha ubwenge Imana yaguhaye kugira ngo uhitemo neza. Ikimenyetso cya gatatu, umukobwa ukunda guhisha ejo he hazaza cyangwa ejo hashize. Hari umukobwa ukunda kumva ejo hashize he akunda kuba yahagaragaza bitewe n'uko wenda afitemo ibigwi byiza, ndetse akumva ko buri wese yabibwira ari ishema bimuteye cyangwa bikamutera icyo bita prestige. Niba afite ibigwi byiza byahashize, birumvikana ko azakubwira bye byose, ariko niba uko yakubwiye mu gihe cyashize n'uyu munsi bihabanye, ndetse ukumva akunda guhindura ejo he hashize, mbega nta kintu na kimwe ashaka kuhamenyaho, nabyo tangira ubitekerezeho, kubera ko buri muntu wese iyo yumvishe ejo he hashize nta nkuru nziza yo kuhabara cyangwa wenda nta shema hamutera, agerageza kwahisha nyine kugira ngo ibyo byose bikomeze kuzimangatana, kandi mu by'ukuri we afite icyo ahisha. Icyaba yanga ni uko buri muntu wese amenya ejo he hashize nyine. Ikindi kimenyetso cya kane, umukobwa ufite inshuti z'abagabo nyinshi. Ntazagire umuntu ukubeshya ngo wenda umukobwa runaka afite inshuti z'abagabo nyinshi nyamara ntacyo bapanga. Uzakunda kenshi kumva ko akubwira ko abakobwa bagenzi be nta kintu na kimwe baba bapanga, hanyuma ariyo mpamvu yahisemo gukundana n'abandi bagabo ndetse bakaba inshuti zidasanzwe. Ariko ibyo ngibyo ujye ubitekerezaho, kumva akubwira ko inshuti nyinshi afite ari iz'abagabo. Nta muntu n'umwe w'umugabo uzifuza kuba inshuti n'undi mukobwa cyangwa wenda n'igitsina gore ari byo gusa, ari aho ngaho birangirira ndetse nta yindi nyungu amutegerejeho. Ibi ngibi rero nubasha kubirenza amaso ndetse ukabyirengagiza, hanyuma uwo nguwo mukundana cyangwa uwo mukobwa wawe ugasanga bicaye ahantu runaka, ahantu hibanga mu mwijima barimo baganira, ntuzigere ubyegereza umutima kubera ko uzaba waranze kumva nyine. Ntago nakwifuza ko wowe wakurikiye iyi channel ndetse n'uyu murongo ari wowe ubasha kuzagwa muri ibi bintu. Rwose utangire kwigenzura hakiri kare. Ikimenyetso cya gatanu, umukobwa ubona umubiri we cyangwa se imyambarire ye isobanura ubuzima bw'imihanda, ndetse kenshi ugatangira kubona wenda yashyizeho amadeshire n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Hadutse ikintu runaka nawe yacyadukiriye wenda, ndetse yisize ndetse ashyiraho n'izindi nzara, agereka imisatsi ku yindi, kandi wenda ntabwo wari usanzwe uyumuziho, ndetse mu buzima bwe busanzwe watangiye umwizera bitewe n'uko wabonaga yiyorobetse, ariko nyuma ukunda kubona azamukana udushya tudasanzwe, ndetse kandi afite ibintu bihenze, nyamara mu by'ukuri we nta hantu na hamwe yakura amafaranga bigaragaza ko wenda ibyo ngibyo yabigira. Ni abagabo baba babimuguriye. Witangira gutekereza ngo kandi kubera iki akunda kwiyatsa cyangwa se akunda kugaragara neza. Ni ngombwa yuko nyine umubiri we kandi agomba kuwambika neza kugira ngo abashe gukurura babandi nyine baza bamuha amafaranga. Icyo bisobanuye nuko ibi ngibi nabyo ugomba kubyitaho kandi ukanabigenzura mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikimenyetso cya kane ni umukobwa ufite tatuwaje, kandi umubiri we wose usanga hashamitse tatuwaje ndetse n'ahandi hantu hibanga, wenda nko ku mabere ndetse n'ahandi ku matako. Uwo nguwo ntabwo ari amatatuwaje aba yarayishyizeho ubwe. Tekereza kandi wibaze ngo mbese ninde wamushyizeho aya matatuwaje? Ese kandi kuki yadukiriye? Muri uru rubyiruko rw'iki gihe ndetse n'ababyeyi, nta mubyeyi n'umwe washishikariza umukobwa we kuzashyiraho tatuwaje, ahubwo bivuze ko niba adashobora guhama ku muco ndetse ngo yizere bimwe mu bijyanye no kubungabunga umuco wa Kinyarwanda, cyangwa se ngo aharanire kuba umunyarwandakazi nyine, uwo nguwo nawe uzamutinye. Ikimenyetso cya gatatu, umukobwa unywa inzoga, noneho nk'ibi nkaho ibyo ngibyo bidahagije akanywa n'itabi. Tekereza wibaze uti kandi ese niba anywa inzoga kandi akaramuka asinze ndetse ku rwego kandi rudasanzwe, abagabo bakamutahana, kandi bizagenda bite? Niba atagishobora kwikontorora, bivuze ko hari abenshi bazamufasha ndetse bakamukontorora. Kandi niba umugabo yamufashe hanyuma akamujyana ahantu runaka, akamujyana muri loji we ndetse bakararana, ntabwo azajyama gusa ibyo ngibyo ngo birangire, ahubwo nawe urabizi, nawe uri umugabo, ikizakurikiraho nawe uracyumva. Ikimenyetso cya kabiri, umukobwa ukunda ukankamira umugabo we, ndetse wenda ukunda kumubaza byinshi akakuvugisha mu ijwi riri hejuru,
ndetse akwereka ko wenda ibyo umubajije bitari ngombwa kandi rwose ko wibeshye cyane kuri ibyo wamubajije. Nta mukobwa n'umwe ugukunda cyangwa se umukobwa wumva ko ibyo arimo ari ukuri uzigera gukankamira, ahubwo numubaza ibitari byo azagerageza aguturishe maze akubwire mu ijwi rituje kugira ngo agusobanurire ibyo ari byo ndetse n'ibyo utumva neza kugira ngo ubyumve. Niba rero yumvishe ko ushobora kuba wamuvumbuye agatangira kuvuga mu ijwi riri hejuru kugira ngo wumve ko udashobotse, witekereza ko icyo gihe niba yakubwiye mu ijwi riri hejuru ari uko udashobotse, ahubwo nuko yumva ko ukuri kugiye kujya ahagaragara, maze utangire gutekereza kabiri. Think twice. Ikimenyetso cya 10 ari nacyo cya nyuma, umukobwa ukunda kuvuga amagambo ajyanye n'imibonano mpuzabitsina ndetse agakunda kuvuga abantu benshi ndetse baryamanye, cyangwa wenda azi aho intege z'umugabo ziri, ari nayo mpamvu nimuhura azatangira kugukoraho umubiri wose kugira ngo akagaze hanyuma narangiza kugushe, kuko arabizi neza, azi aho imbaraga z'umugabo ziva. Rero ibi ngibi nutangira kubibona uzamenye ko atari wowe wa mbere kandi atari wowe wa nyuma, maze utangire gukora igikwiye. Nshuti mwadukurikiye, mwakoze kubana natwe muri ibi biganiro. Bye mwari kumwe, nitwa Thomas. Ikinyamakuru cyo ni Overworld TV Rwanda. Nizere ko mwakoze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Mwakoze. Bye bye. Ciao. Sable best.